Imyaka iri hagati ya 20 na 30 mu mibereho ya muntu bayita generation cyangwa se igisekuru. Babara ko umuntu kurusha imyaka 30 y'amavuko ubwo yaravutse mu gisekuru cy'imbere yawe. Babara ko igisekuru cyangwa se generation ihinduka mu myaka iri hagati ya 20 na 30 kubera ko iyi myaka ariyo babara ko umuntu aba yakuze ndetse yaranabyaye abana be. Buri gisekuru cyagiye gihimbwa amazina biturutse ku byagiye bibaho ubwo icyo gisekuru cyariho cyangwa se ku mibereho y'abagize icyo gisekuru. Muri iki gihe cyacu igisekuru cyamamaye cyane n'abajene bitwa Gen Z. Nabo mu gisekuru cyiswe Generation Z. N'abajene bavutse hagati y'umwaka w'1997 n'2012. Umukuru muri bo ubafite imyaka 30 naho umuto muri bo afite imyaka 14. Ni bato kuri uru rwego ariko bayoboye kandi bategura imyigaragambyo imaze guhirika guverinoma muri Sri Lanka, muri Nepal, muri Bangladesh no muri Madagascar. Batangije za movement zifite ibyo zisaba abayobozi mu bihugu bitandukanye ndetse n'abayobozi b'isi muri rusange. Basaba ko hafatwa ingamba zo kurwanya ruswa, kubungabunga ibidukikije n'ibindi. Aba bajene bose bamenye ubwenge hariho smartphone na internet. Internet na smartphone bivuze koroha k'ubuzima, bivuze gutumanaho byoroshye, bivuze kugira amakuru ku muvuduko nk'urumuri, bivuze gusangira ibitekerezo n'amafoto kuri TikTok, apana ibitekerezo gusa ahubwo no kwerekana ubuzima babayemo. Igisekuru cyabo cyazanye n'isi aho ubuzima bwose buri kuri internet. Aho ubuzima bwose buri kuri internet. Akazi gakorerwa kuri internet, inshuti zo kuri internet, gukundanyira kuri internet, ubukwe bwo kuri internet. Ibi byose uru rubyiruko rwakuriyemo bituma ruvugwaho kuba ari igisekuru kigizwe n'abantu benshi bafite imitekerereze yihariye. Kompanyi y'ubwishingizi y'Abanyamerika yitwa Metropolitan Life Insurance Company iherutse gukora ubushakashatsi ivugamo ko abantu bari muri iki gisekuru cy'Abagen Z bafite ibibazo byo mu mutwe byinshi kurusha ibindi bisekuru byabanje, ndetse bari muri iki gisekuru bumva bari bonyine kandi bumva batarageze ku bihagije ugereranyije n'ibyo bakuru babo bari mu bisekuru byabanje babaga baragezeho mu gihe banganaga nabo. Kubera iki? The New York Times iherutse kwandika inkuru ivugamo ko abagize Gen Z benshi bumva akazi kabatera ibibazo byinshi kurusha ibyo baterwa n'ubushomeri. Kubera iki? Ni iki gitandukanye ibisekuru cyangwa se ibyiciro by'abantu bitewe n'imyaka bavutsemo mu by'ukuri? Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku bisekuru bitandukanye ariko turibanda kuri Gen Z n'ibivugwaho. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Impamvu imyitwarire y'urubyiruko ruri mu gisekuru cyiswe Gen Z rwitaweho cyane muri iyi minsi ari uko bamwe muri bo bamaze kuzuza imyaka 30 y'amavuko, bakaba bari mu cyiciro cy'abakozi benshi isi ifite uyu munsi, ndetse bakaba ari bo bagiye gukurikiraho mu kuyobora isi no kuyifatira ibyemezo, tutibagiwe no kuba ababyeyi. Bitewe nuko ari bo gisekuru cya mbere cyabyirutse dufite smartphone na internet, birasa naho buri wese afite ijambo ryo kubavugaho, cyane cyane ku myitwarire n'imitekerereze yabo. Mbere yuko tubavugaho, reka tubanze tuvuge ku bindi bisekuru byababanjirije. Ababibayemo babaye mu biki bituma bigereranya n'Abagen Z, bakavuga ko Abagen Z badafite ubushobozi buhagije bwo guhangana n'ubuzima. Ubundi habanje igisekuru bise ko cyazimye, la generation perdue cyangwa se a lost generation. Aba ni abantu bahuye n'ibibazo bitagira ingano. Ni abavutse hagati y'umwaka w'1883 n'1900. Aba bantu babaye bakuru bahita bahura n'ikibazo gikomeye kurusha ibindi, intambara ya mbere y'isi. Benshi muri bo bahise bategekwa kujya ku rugamba, bakamara iminsi yose bumva ibiturika kandi bahumeka gaze zibatwika ibihaha. Iki gihe hari haranavumbuwe ibibunda n'ibisasu bya rutura. Iyi ntambara yari itandukanye n'izindi zayibanjirije. Iyo ntabwo yicaga abasirikare gusa, ahubwo yicaga abantu bose, nk'umusozi wose ukarimbuka. Mu bice bimwe na bimwe by'Uburayi abajene bajyaga ku rugamba ntihazagire n'umwe ugaruka muri bo. Igihugu cyabaragaho cyapfushije kigasanga ni imibare itarigeze ibaho mbere. Iyi ni imwe mu mpamvu babise igisekuru cyazimye cyangwa se Generation Perdue. Ni izina ryamenyekanye kubera Gertrude Stein, wari umusizi w'umunyamerika. Ibi byago ntabwo byagwiririye abagabo gusa, kubera ko mu gihe ku rugamba intambara yari irimo kumara abagabo, abagore bagiye gusimbura abagabo mu nganda mu mirimo itandukanye y'ingufu. Imirimo y'ingufu yo mu nganda yahoze ikorwa n'abagabo yatangiye gukorwa n'abagore. Ibi ni nako byagenze mu bindi byiciro by'imirimo nk'ubwikorezi, mu bitaro n'ahandi. Abagore babonye uburenganzira n'ubwigenge bwinshi ugereranyije n'uko byahoze mbere. Intambara irangiye, benshi muri bo banze ko ibintu bisubira nk'uko byahoze mbere.
imibanire hagati y'abagore n'abagabo yahise ihinduka ku rwego itari yarahindutseho mbere. Ubwo amasezerano yo guhagarika intambara yasinywaga, benshi mu bagize iki gisekuru bari bafite imyaka 20. Kuri iyi myaka bari barabonye umubare w'intwaro n'uw'abantu bapfuye ubundi umuntu atakabonye mu buzima bwe bwose. Muri make, intambara ya mbere y'isi yabigishije ikintu batari kuzapfa bize. Bize ko imashini zishobora kugaburira abantu, ariko icyarimwe zishobora no kubarimbura. Bavutse babona imashini zihinga kandi zikora ibikoresho mu nganda, bagatangarira uburyo imashini ishobora gukora ibyo bitangaza, ariko bidateye kabiri babonye izindi mashini zijyanwa ku rugamba ikica amagana y'abantu mu isegonda rimwe. Intambara yararangiye. Mu gihe bagiye kwiruhutsa, hahita haza ikindi kiza, ibicurane byiswe bya Espanye. Icyorezo cyaje kica ku muvuduko munini kuruta w'isasu. Ni icyorezo cyohereje mu mva miliyoni z'abajene mu Burayi. Aba bajene bo muri iki gisekuru bari bavuye mu ntambara, bahise babona ko amahoro adahagarika urupfu. Icyo arukorera gusa ni ukuruhindurira isura. Nyuma yaho icyorezo cyageze igihe kiragenda, Uburayi noneho butangira gutekereza kubaho. Imyaka y'1920 yahisiza ihindura umujyi wa Paris nka rukuruzi ikurura urubyiruko rw'isi yose. Jazz, cafe, atelier, discothèque, amajoro atagira iherezo. Abantu barishimisha koko. Ibi niko bigenda mu bihugu byose bivuye mu byago, byaba iby'intambara cyangwa se ibyorezo. Abantu iyo babonye amahoro bahita bakurikiza igihe cyo kwishimira ubuzima, bisa naho baba biruhutsa bati n'ubundi twari dupfuye. Mu bihe nk'ibi ni nabwo abantu babyara cyane. Muri iki gihe rero, kuri iki gisekuru cyiswe ko cyazimye, ubwo intambara ya mbere y'isi yari irangiye ndetse na grippe espagnole irangiye, abantu bose bibazaga ibintu bimaze kubabaho. Aba bajene rero, ibikomere byabo bahise babihindura igikoresho cya politike. Uko niko havutse imiryango y'abahezanguni, fascisme ya Benito Mussolini, nazisme ya Adolf Hitler, abanyagitugu b'ibihangange nka Staline n'abandi hirya no hino ku isi. Aba banyapolitike bose bakusanyije uburakari bw'aba bajene barwanya intambara ya mbere y'isi, banarokoka icyorezo cy'ibicurane, babasezeranya kubahorera no kubashyirira ubuzima ku murongo kandi bakabuha icyerekezo. Abantu bo muri iki gisekuru bahise binjira mu zindi ntambara za politike zabaye hagati y'intambara ebyiri z'isi. Bisanze bafite imiterere y'uruvangitirane irimo kudatuza kubera ko batazi niba ibintu byaragiye ku murongo koko. Ibi ngibi bigatuma buri gihe iyo babaga bishimye barabaga bifitemo n'akantu k'amakenga. Ntabwo bigeze bizera amasezerano y'ibyiza bahabwaga n'abanyapolitike b'icyo gihe. Iki gisekuru cyabaye mu bintu bibi byinshi ku buryo izina ry'igisekuru cyazimye byabahamye. Basimbuwe n'abiswe Generation des Grands, Greatest Generation. Aba bavutse hagati y'umwaka w'1901 n'1927. Bakuze mu gihe isi yari mu kibazo gikomeye cy'ihananuka ry'ubukungu. Ni igihe amabanki yarindimukaga mu 1929. Iki gihe inganda zarafunzwe, miliyoni z'abantu bisanga mu nzara itagira izina. Kera kabaye aba bantu baje gusobanukirwa itegeko ryoroshye ry'ubuzima. Nta kintu na kimwe wakwizera ko kidashira, haba akazi, haba ibyo kurya. Igihe cyose icyago cyakugwira. Aba bantu bakimara kwinjira mu myaka y'ubukure nibwo isi yisanze mu kindi kiza gikomeye, intambara ya kabiri y'isi. Iyi ni intambara yuzuye yatwaye byose, inganda, imijyi, imiryango y'abantu yose uko yakabaye. Amabyiruka y'aba bantu yabaye mu isi irimo kujegezwa n'intambara. Intambara yari yo nsanganyamatsiko yo kuvuga ahantu hose, kandi cyari cyo gitekerezo cya mbere kiza mu mutwe wa buri muntu kuva mu gitondo agifungura amaso. Iyi ntambara izarangira ryari? Niko buri wese yibazaga. Buri munsi wabaga ari mission, kandi buri kosa byashoboraga gutwara ubuzima. Kubura ibyo kurya, guhora mu biturika, guhunga. Ubuzima bw'aba bajene bwari bugizwe no kugerageza kurokoka, gushaka uko wakorana n'abandi ndetse no guhangana. Muri iyi ntambara bitandukanye no mu ya mbere, abagore ntabwo basimbuye abagabo mu nshingano byonyine, ahubwo nabo ubwabo bahindutse ubundi bwoko bw'intwaro. Abagore benshi muri iki gihe bagiye gukora mu nganda zikora intwaro n'indege z'intambara. Abandi bajya gukora mu by'itumanaho, aho basemuraga bumwe mu butumwa butangirwa ku maradiyo ku rugamba. Abandi batwaraga za ambulance mu masasu agwa nk'imvura. Abandi bashinze imiryango n'amashyirahamwe yo kurwanya no kwamagana intambara. Nyuma y'umwaka w'1945, ubwo intambara yarangiraga, aba bagore ntabwo bigeze bashaka gusubira mu mwijima bahozemo, ahubwo bagumye muri ibyo bikorwa. Uburenganzira bwabo burazamuka. Intwaro zaracecetse, ariko nta muntu washakaga kuruhuka. Bari bakeneye kongera gufungura amashuri, gusubizaho umuriro w'amashanyarazi, kubaka ibiraro. Mu gihe cy'imyaka 10, Uburayi bwavuye mu kuba amatongo ahubwo bwuzuramo imihanda igerekeranye,
inzu zikabakaba ku bicu. Iki nicyo gihe ubuzima bwiza kandi bworoshye bwatangiye kugera mu ngo z'abanyaburayi. Amashanyarazi adacikagurika, amazi atemba mu nzu z'abantu mu bihombo byiza na za lavabo, inzu zishyushye mu itumba, imashini zitagira ingano zikora akazi ko mu ngo. Intego y'aba bantu yari igizwe n'amagambo 3: inshingano, kugira mu mutwe hakeye hazira ibiyobyabwenge, n'ikinyabupfura. Kongera kubaka ibikorwa remezo byasenyutse mu ntambara nibyo byabaye nk'ubuvuzi bwabo kubirebana n'ibibazo byo mu mutwe. Guhanga udushya byahindutse ibisanzwe mu buzima bw'abaturage. Izi radari zifotora umuvuduko w'ibinyabiziga, penisiline, ndetse n'imikorere mishya mu nganda yo gukora abantu ari benshi kandi ku murongo kandi bagakora byinshi, byose byavutse muri iki gihe. Ibi byose nibyo byashyizeho urufatiro rwagize Uburayi igihangange nk'uko bumeze uyu munsi. Politike z'ubwiteganyirize bw'ikiruhuko cy'izabukuru, uburezi kuri bose n'izindi zose zashinze imizi muri iki gihe bikozwe n'abagize iki gisekuru cyiswe Greatest Generation cyangwa se igisekuru cy'ibihangange. Hakurikiyeho abiswe igisekuru gicecetse, Generation Silencieuse. Abangaba bavutse hagati y'umwaka w'1928 n'1945. Aba bantu bakuze mu gihe kiri hagati y'irangira ry'intambara, kwizirika umukanda ku biribwa, hanyuma n'amashuri yongera gufungura imiryango, inganda zongera gukora, intambara y'ubutiti iratangira. Ibi byose byabaye hejuru y'imitwe yabo. Mu bwana bwabo bize uko inzara iryana, mu bugimbi n'ubwangavu bwabo biga uko bashyira ubuzima ku murongo ngo babeho. Ariko muri ibi byose baza no gutahwa n'ubwoba bushya ku isaha iyo ari yo yose ibyo bubatse byasenyuka mu isegonda rimwe, nabo bakajyana nabyo, biturutse ku gisasu kimwe gishobora guterwa, cyangwa se biturutse ku mugabo umwe wambaye costume ushobora gukanda akabuton akohereza igisasu cyashwanyaguza umubumbe wose. Iyi niyo mpamvu babise Generation Silencieuse cyangwa se igisekuru gicecetse. Ni igisekuru gicecetse atari uko ntacyo bari bafite cyo kuvuga, ahubwo kubera ko bigishijwe kubaho birinda gukoma rutenderi, birinda kugira ibyo bakubaganya ngo isi itongera kwisanga mu byago. Bakuze bigishwa gukurikiza amategeko n'amabwiriza kandi bakirinda amakimbirane kubera ko bari mu isi yahungabanyijwe n'intambara zatejwe n'ababyeyi babo. Ubitegereje wabonaga nk'abantu batuje, bafite ikinyabupfura kandi badafite ibibahungabanya, ariko imbere muri bo bari barashize. Muri za lycée zari zarafunguye imiryango kuri bose, bigishaga abanyamabanga, abatekinisiye n'abarimu. Aya mashuri yigishaga abantu bazabura utirigongo rw'amasendika, ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'abarimu icyarimwe. Ubwo mu ngo z'abanyaburayi harimo havuka impinduramatwara buhoro buhoro. Abagore basaba uburenganzira bwabo haba mu kazi no mu mibereho ya buri munsi yo mu ngo. Basabaga ko mu rugo umugore n'umugabo bafatanya mu mirimo kandi ko umushahara wangana ku bagore n'abagabo bakora akazi kamwe. Iki gihe ni nabwo ubuzima bwari bwaratangiye guhinduka mu ngo. Ingo nyinshi zari zisigaye zifite televiziyo muri salon, rock and roll ihora mu matwi y'abantu, amasomo mashya muri za lycée. Ku nshuro ya mbere hadutse imodoka z'imiryango, umugore n'umugabo n'abana bakava mu ngo muri weekend bakajya mu cyaro cyangwa se bakajya gutembera ahandi. Ntabwo byari ubuzima buryoshye cyangwa se bw'abakire, ahubwo byari imibereho ikwiye. Frigo zuzuye ibiryo mu rugo, imashini imesa imyenda, radio nini na transistor biteretse kuri etageri muri salon. Ibi byose byagabanije amasaha y'umunsi, bituma abantu bavuye mu kazi babona ibyo bahugiraho, maze ubuzima bwo mu mutwe butangira guhinduka buhoro buhoro. Ibikomere by'intambara bitangira komoka. Ku bagore izi mashini zikora akazi ko mu ngo zarababohoye cyane, batangira gutekereza ubundi buzima butari ubwo mu gikoni gusa. Imiryango yatangiye kujya ku murongo, ku meza bamaze kurya batangira kujya baganira. Ibi byahindutse imibereho y'ibihugu byose, birema ibyiciro by'abantu hashingiwe ku mikoro yabo. Kwa guceceka kw'abagize igisekuru gutanga umusaruro. Aba basimbuwe n'igisekuru cyiswe baby boom. Aba baby boomer ni abavutse hagati y'umwaka w'1946 n'1964. Babise baby boomers kubera ko bavutse mu gihe imbyaro zari nyinshi cyane. Abantu bose barimo babyara abana benshi. Abambere muri bo bavutse hashize umwaka umwe intambara ya kabiri y'isi irangiye, abanyuma bavuka hashize imyaka 10 intambara irangiye. Iki gihe abantu bari bamaze gushira impumu, babyizeye neza ko intambara yarangiye. Imijyi mu Burayi yari isigaye ihumeka amahoro, udutanda tw'abana cyangwa se za berso zigurwa nk'amasuka, ibyumba by'amashuri byagurwa buri munsi. Bakuze mu bihe bise 30 glorieuse, imyaka 30 aho Burayi bwagize ubukungu bukura ku muvuduko munini cyane, busa n'ubukora ibitangaza. Iki gihe ni nabwo hatewe intambwe za mbere zo kubaka ubufatanye bw'Uburayi hagamijwe kubaka ubukungu. Imiryango nk'ubumwe bw'Uburayi nibwo yatangiye gutekerezwa. Hano ubukungu bwarazamutse, ibihugu biva ku gukoresha amakara bijya kuri fuel. Abantu bava ku magare bagura imodoka.
bareka gutonda umurongo ku maguriro y'ibinyamakuru, batangira kujya bareba amakuru kuri televiziyo ku mugoroba. Televiziyo yafunguye amadirishya yose y'isi, ariko inagurisha buri kintu yerekanaga. Icyarimwe televiziyo yerekanaga publicité y'imashini nziza imesa, icyarimwe ikanerekana n'intambara yo muri Vietnam. Iyi niyo ntambara ya mbere yanyuze kuri televiziyo, ituma abantu batangira kwishisha za guverinoma. Mu Burayi bwose iki gihe nibwo hatangiye inkundura y'abimukira bava mu bihugu nk'ibya Maghreb bajya mu Burayi. Aba banyaburayi b'imyaka 50 bafite inkomoko mu mahanga bose babyawe n'abimukira bagiye mu Burayi muri ibi bihe. Nibwo abanyaturukiya benshi bimukiye mu Budage, abanyakarayibe benshi bajya mu Bwongereza. Uku niko ibihugu by'Uburayi byagutse mu mico, umuziki, guteka, kubona abakozi benshi kandi badahenze. Urwego rw'imyidagaduro no kwishimisha iki gihe rwarazamutse cyane. Abajene batangira komeka ku nkuta z'ibyumba byabo amafoto y'ibyamamare, bagahora muri za concert mu mpera z'icyumweru. Bumvaga za kasete z'abaririmbyi bakunda, umuryango urahinduka, divorce ziba ibintu bisanzwe, ibinini byo kuboneza urubyaro byuzura za farmasi. Ikoranabuhanga ritera imbere, televiziyo zerekana amashusho y'amabara zinjizwa muri za salo z'abantu, imodoka z'imiryango ziraguka, indege z'ubucuruzi zitangira kugurukana abantu mu biruhuko. Ibitaramo byitabirwa n'ibihumbi by'abantu bitangira guhuza abantu icyarimwe binabatanya. The Beatles, Jacques Brel, Pink Floyd. Iki gihe ni nabwo haje Magneto, abantu bareba za filme. Walkman ikurikiraho, abajene bakajya bagenda mu muhanda bumva umuziki muri za écouteurs. Gusa umunezero ntuhoraho. Bavuye muri iyi myaka 30 y'umunezero bakubitwa n'izamuka ry'ibiciro bya petrol mu 1973 n'1979. Ibiciro byahise bizamuka, akazi karabura, inganda zirafunga, imyigaragambyo iraduka hose. Abajene bamwe biga kubisohokamo bahanga imyuga mishya nk'ibi byo kwerekana imideri, abandi imyuga yabo irazima. Iki gihe ni nabwo abajene benshi bihaye intego zirimo soin moderne, cyangwa se ugomba kuba umuntu ugezweho. Byarimo kwiga amashuri menshi, gushyingirwa bikaza nyuma. Benshi intego zabo kwari ugukuba kabiri amafaranga binjiza. Basimbuwe na Generation X. Abana bavukanye Walkman mu mufuko na mudasobwa ifite umugongo usongoye ku biro byabo. Bavutse hagati y'umwaka wa 1965 n'1980. N'abana hanini bakuze bari bonyine mu nzu zabo. Babaga basigaye mu rugo ababyeyi babo bagiye mu kazi. Benshi babaga bambaye imigozi mu ijosi iriho urufunguzo. Nibwo buryo ababyeyi babonye bwo kubaha imfunguzo ngo batazita. Mu bihugu biteye imbere ababyeyi bombi babaga bakora. Ubwo abana bakuraga, divorce zariyongereye. Sidiravumburwa ibakura umutima, kandi intambara y'ubutita irangira babireba. Mu gihe cyabo ingana nyinshi zarafunzwe. Ubushomeri bubikubitaho mu gihe bari bamaze kuba bakuru. Aba nibo bashinze amatafari ya mbere ya internet. Barimo babasaza babaherwe batubwira ko batangirije imishinga y'ikoranabuhanga mu byumba byabo cyangwa se mu magaraje yabase. Na abantu bamenye cyane kwishisha imbwirwaruhame zikomeye z'abategetsi, ariko bamenye gukemura ibibazo by'ikoranabuhanga. Modem, router, flash disk. Mu myaka y'1990 internet yageze mu ngo z'abanyaburayi. Abantu bagura za mudasobwa bazishyira mu nzu zabo. Za cybercafe zirafungura hirya no hino mu migi. Imikino yo muri za video iraduka. Abantu bagira inshuti nshya bataziranye ariko bahuzwa n'ikoranabuhanga. Nibwo amafoto ya mbere ya ordinateur n'imigozi myinshi imanuka inyuma y'ameza yatangiye gufatwa. Telefone mobile ziraza. Internet igafata umunota wose ngo ifunguke. Amagambo mashya nka web, blog nandi aravuka. Basimbuwe n'aba millennials. Aba bavutse hagati y'umwaka wa 1981 n'1996. Abana binjiye mu kinyejana gishya n'ikinyagihumbi gishya. Aba bamenye wifi cyangwa se wifi na credit card. Bavutse mu miryango yabo hari mudasobwa muri salon. Binjiye mu myaka y'ubukuru, ubwo ihungabana ry'ubukungu ryo mu 2008 ryari ririmo kohereza benshi mu bushomeri. Bize kwandikisha mudasobwa mbere yuko bamenya neza kunoza imikono yabo n'ikaramu. Ubuzima bwabo buroroshye kubwumva. Bakuze mu gihe wigaga amashuri menshi, wayarangiza ukabanza gukora stage itishyurwa, wanabona akazi ugahembwa umushahara muto cyane utazanigera uzamuka. Icyazamukaga n'ubukode bw'inzu. Aba millennials nibo batangije ibintu byo kwigiza inyuma ibyo gushaka. Bavuga ko bazabikora mikoro yaraje. Ibyarangiye ayo mikoro ataje. Mu bihugu nka Espagne n'Ubugereki, nyuma y'ibibazo bishingiye ku iyero, abajene benshi bo muri iki cyiciro basubiye kubi wabo mu ngo z'ababyeyi babo, basubiranayo diplome za masters n'amafaranga zero kuri konte. Aba bajene babaye impuguke mu byitwa side hustle cyangwa se side job. Akazi ka kabiri kiyongera ku kandi ufite kaguhemba make.
akora kuri gishe muri banke, ariko mu ijoro amonta video, muri weekend agakamera ubukwe. Aba nibo bantu ba mbere ibyo kwita ku buzima bwo mu mutwe byatangiriyeho. Icyarimwe kuri aba bajene, YouTube yahindutse ishuri ryenda kungana nka yandi bakuyemo diplome banishyuyemo Minerval. Smartphone yaje mu 2007 ibabera ikofi, ibabera kalendare, agenda, kamera, rimwe na rimwe ikanababera umuganga bagendana mu mufuko. Aba nibo bazanye ibintu byo gutangiriza imyigaragambyo kuri internet bikarangira igeze mu mihanda. Aba ni nabo bazanye ibyo gukorera kuri internet, none ubu byabaye ibisanzwe. Aba rero nibo bakurikiwe na Generation Z, Gen Z twatangiye tuvugaho. Aba jene bageza saa 6 z'ijoro bakiri maso, bakirimo kunyuza urutoki muri smartphone zabo. Bavutse hagati y'umwaka w'1997 n'2012. Ntabwo bigeze bamenya isi itarimo internet. Batunga smartphone mbere yo kugira ikarita y'ishuri. Amashuri bigaho abafite wifi. Abarimu babo baboherereza note kuri email. Inama z'ababyeyi zibera kuri Zoom no mu magroupe ya WhatsApp. Ubugimbi bwabo n'ubwangavu byarihuse cyane. Bamenya amakuru y'ibintu birimo kuba ako kanya. Amakuru y'intambara, ubushyuhe bw'isi, ariko cyane cyane bamenye ikiswe guma mu rugo cyabafungiranye mu nzu zabo, bona smartphone zabo n'amateleviziyo. Amashuri yo kwigamo bayafite ari menshi cyane, ariko bagahura n'ikibazo cy'uko ubumenyi buri hose, kimwe n'amakuru atagira ingano kandi ku bintu byose. Ibi nibyo bituma baba igisekuru cya mbere gifite ibibazo byinshi byo mu mutwe. Bafite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bibahuza n'isi yose, ariko bakaba bari bonyine mu byumba byabo. Afite inshuti 10,000, ariko nta numwe muri bo barahura. Igitutu kibariho gituruka ahantu hose, mu miryango, mu ishuri, mu kazi no muri smartphone zabo. Buri gihe muri telefoni ye haba hari umuntu abona ko amurusha ubwenge, amurusha mikoro, amurusha ubuzima bwiza, amurusha n'uburanga. Ibi bimera nk'ibimufungiranye mu gasanduku. Iyi nyuguti ya Z iri mu izina rya Gen Z ifite ibisobanuro bibiri. Ubwa mbere isobanurwa ko ari Generation Z ikurikira Generation Y, ari nayo Millennials, nayo ikurikira Generation X. Ikindi gisobanuro cya Z yo muri Generation Z ni Zoomers. Babita aba Zoomers kubera ko babayeho mu gihe hari ikoranabuhanga rya za smartphone bahora banyereza mu rutoki bakora zoom. Mu gifaransa banabita zapper, kubera ko nyine kuri ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga bahora banyereza urutoki bahinduranya ibyo bareba. Areba video ntayirangize agahita akora ibyitwa zappe akajya ku yindi. Bavuga ko kubera ikoranabuhanga buri mujene umwe mu ba Gen Z nibura buri munsi amara amasaha ari hagati ya 3 na 7 ku munsi areba utu video tugufi kuri TikTok, kuri YouTube, Instagram n'ahandi. Ntabwo ari amasaha amara ingunga imwe, ahubwo iyo wegeranyije iminota yose amara areba utu video ku munsi agera hagati ya 3 na 7. Hari abavuga ko buri wese nibura areba utu video 68 buri munsi. Bareba video nyinshi ku buryo bashobora gukora ibintu byose batize, bakabikora bakoresheje ibyitwa tutorials. Amashusho yerekana intambwe ku yindi uko ibintu bitandukanye bikorwa. Ashobora gukanika imodoka atarabyize abireba kuri video. Bavuga ko buri umwe mu bagize Gen Z abatarigeze yisanga na rimwe ari wenyine. Ntabwo bazi kwicara uri wenyine nta telefone ufite ukamara iminota 30 nta kintu uvuga. Ibi ntabyo bazi. Nibo bamenyekanishije ijambo kuba bored cyangwa se kurambirwa cyangwa kubangamirwa. Bakuze bafite ibibarangaza bihagije. Umwanditsi witwa Michel Desmurguet yanditse igitabo yise La Fabrique du Crétin Digital, avugamo ko abana b'abanyaburayi guhera ku myaka 2 abamara amasaha 3 areba ama video ku munsi. Hagati y'imyaka 8 na 12 birazamuka bikagera ku masaha 45. Hagati y'imyaka 13 na 18 buri muntu abamara amasaha 6:45 ku munsi areba video. Aya ni amasaha yenda kungana nk'umunsi wose w'akazi. Ni igisekuru cy'abantu badasoma cyane nk'uko byahoze kera ku bajene bize. Centre y'Abafaransa yitwa Centre National du Livre ivuga ko 47% by'abagize Generation Z bemera ko yagerageje nko gusoma igitabo abashobora kugira ikindi kintu akoramo hagati aho ngaho, nko gufata telefone ye akareba utu video iminota nk'itanu. Habarwa ko 50% byabo baba mu bwoba bw'ahazaza. Bashingwa ko badafite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo runaka. Bashingwa ko batazi cyitwa kwihangana. Ibi babishingwa hanini mu kazi. Iyo akazi kabaye kenshi baragasezera bakajya gushaka ibindi. Ijambo full time job cyangwa se akazi umuntu akora buri munsi akagahemberwa ku kwezi ntabwo barizi. Bashingwa kutagira ubushobozi buhagije bwo guhangana n'umuhangayiko nk'uko ibisekuru byababanjirije byabigenzaga. Umwanditsi w'umwongereza witwa Simon Sinek ni uvuga ibi. Umva uko bisobanura.
mu bisekuru byabanje cyane cyane mbere ya internet, iyo umuntu yabaga afite akazi akaba atakishimiye, wenda afitanye ibibazo n'umukoresha, inkuru mbi yabaga ari uko agomba kumara umwaka wose muri ako kazi kugira ngo abone kujya gushaka kandi, kubera ko iyo wasezeraga akazi utakamaze mu mwaka byicaga CV yawe cyangwa se umwirondoro wawe mu kazi. Abakoresha bandi uzakeneraho akazi batangiraga gukeka ko uri umuntu udashobotse, kubera ko ni gute wava mu kazi utamaze mu mwaka. Kuba Gen Z ntabwo ari ikibazo gusezera akazi amazemo icyumweru kimwe, birahagije ko hamara ukwezi kumwe agahita avuga ko ako kazi yumva katamuhaye amahoro, ko aho hantu akorera ari ibyo bita toxic, agahita kavamo. Aya ni amagambo ya Simon Sinek, agaragaza ko ibingibi bigira ingaruka z'uko umuntu usanga yarakoze mu bigo 8 mu myaka 5. Ibyo bituma umukoresha ukurikiyeho avuga ati ntabwo naguha akazi kubera ko ntabwo nzi niba nzakumara n'ibyumweru 2. Bitekerezwa ko ubu buzima bwose babamo butuma umubare munini wabo uyu munsi bafite ibibazo byo mu mutwe, cyane cyane umuhangayiko ukabije. Igisekuru gikurikiraho ni ikiswe Generation Alpha. Aba ni abavutse hagati y'umwaka wa 2012 n'2020. Ni abana bazabaho ubuzima butagira ubundi busa nabwo mu buzima bwose bwabaye kuri iyi si. Bafite ikoranabuhanga bakoresha mu mashuri yabo kuva ku y'inshuke kugera baminuje. Bajya ku mbuga nkoranyambaga bakivuka. Kugeza ubu ikintu gikomeye bazi cyabaye ku isi ni icyorezo cya COVID-19. Babayeho mu gihe cy'ubwenge buhangano, artificial intelligence, imashini z'ubwenge. Ntabwo bazi uko ubuzima bwabo bw'ahazaza buzaba bumeze, nta nubwo bazi ahazaza h'inyoko muntu muri rusange. Kubera ko bavutse mu gihe cy'ikoranabuhanga riteye imbere, isi yose ibahanze amaso mu kuzana ibisubizo birambye ku bibazo bishya tutari twarigeze duhura nabyo. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva. Ikiganiro cyacu cya none tugisoreje aha. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Naho ubutaha.